Nyakubahwa umuyobozi mukuru wa NESA, ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri, banyamakuru, babyeyi, banyeshuri, batumirwa mwese muri hano, nk'uko Minisiteri yabimenyekanishije. Muri aka kanya Minisiteri iratangaza amanota y'abanyeshuri bakoze ibizamini by'umwaka wa gatandatu w'amashuri, umwaka wa 2021, ndetse n'ibizamini by'umwaka wa gatatu tronkome, umwaka amanota y'ibyavuye mu bizamini umwaka w'ibihumbi 2021. Muri aka kanya rero amanota agiye gutangazwa, turakurikirwa n'abanyarwanda batandukanye, haba bari hano muri iyi sale ariko n'abarimo gukurikira iyi gahunda kuri YouTube ya Minisiteri y'uburezi. Nyakubahwa Minisitiri w'uburezi, muri kano kanya twagira ngo duhe umwanya umuyobozi mukuru wa NESA, ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri, kugira ngo ashyikirize Minisiteri y'uburezi, ashyikirize Minisitiri w'uburezi amanota. Nyuma yaho gahunda iraza gukurikirana nk'uko turi buyibamenyeshe. Minisitiri w'uburezi bamushyikirije amanota y'umwaka wa primary results. Ubwo mu kanya baramushyikiriza n'amanota y'abanyeshuri bakoze tronkome. Mwayagaragaza. Yego. Twagira ngo hakurikireho yuko nanone babashyikiriza amanota y'abanyeshuri bakoze umwaka wa gatatu wa secondaire. Murakoze. Murakoze nyakubahwa Minisitiri. Muri uno mwanya rero, umwanya ukurikiyeho ni umwanya mugiye gutangariza abanyarwanda ibikubiye muri za envelope babahaye, kugira ngo tumenye uko abanyeshuri bakoze, uko bihagaze muri rusange. Murakoze Minisitiri. Murakoze MC. Banje kubasuhuza, mwaramutse neza mwese, n'abanyeshuri mwaramutse. Nk'uko imsa bivuze, uyu munsi turatangaza amanota y'abana barangije umwaka wa gatandatu w'amashuri abanza ndetse n'abarangije icyiciro rusange. Ariko abakoze ibizamini ubundi hakoze n'abarangiza umwaka wa gatandatu ndetse n'icyiciro cya gatanu cya TVET. Ariko uyu munsi turatangaza ay'amashuri abanza n'icyiciro rusange. Mbere y'uko yenda bagezaho ibyo dusanze mu mabahasha batugejejeho, nagira ngo ntangire mbanza gushima ibyiciro bitandukanye, kubera ko uyu mwaka w'amashuri twashoje wabaye mu bihe bigoye, aho igihugu ndetse n'isi muri rusange twari mu bihe byo guhangana n'icyorezo cya COVID-19. ariko ndetse aba bana barangije uyu munsi cyangwa abanyeshuri bashoje icyiciro cy'amashuri abanza n'icyiciro rusange, ubundi bagombaga kuba barakoze ibi bizamini mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize, ariko ntibyakunze kubera ibihe igihugu cyari kirimo.
ariko tukaba dushima ko ku bufatanye bw'amashuri, ubwo iyo mvuze amashuri mba mvuze ubuyobozi ndetse n'abarimu n'umuryango nyarwanda muri rusange, kubera ko ibikorwa byo kwirinda COVID-19 byarebaga abantu bose, ariko cyane cyane ababyeyi b'abanyeshuri barangije ibyiciro uyu munsi, kuko babanye nabo igihe kinini, ndetse ibyaturutse mu isuzuma binagaragaza uruhare rukomeye rw'ababyeyi mu gihe amashuri yari afunze, ndetse n'igihe dutangiye kwiga mu bihe bigoye. Urabona ko ababyeyi koko bafashije abana babo. Nk'uko rero yarabisabye, nagira ngo mbagezeho mu magambo arambuye ibyavuye mu masuzuma. Mu cyiciro cy'amashuri cy'abarangiza amashuri abanza hakoze abanyeshuri 251,906. Muri abo ngabo hari harimo abana b'abakobwa 136,830 n'abahungu 115,076. Mu cyiciro rusange ni abanyeshuri bose hamwe bakoze 121,626, harimo abakobwa 66,240 n'abahungu 55,386. Dukomeje rero ku bijyanye nuko ibizamini byagenze ndetse n'icyavuyemo, duhereye ku barangije amashuri abanza. Abaza mu cyiciro cya mbere, ngira ngo murabizi ko tugira ibyiciro bitanu. Hari icyo twita diviziyo ya mbere cyangwa icyiciro cya mbere, ni abanyeshuri hamwe 14,373, bakaba bahwanye na 5.7%. Icyiciro cya kabiri cyangwa diviziyo ya kabiri ni 54,214, bihwanye na 21.5%. Icyiciro cya gatatu cyangwa se diviziyo ya gatatu ni 75,817, bihwanye na 30.10%. Mu cyiciro cya kane cyangwa diviziyo ya kane harimo abanyeshuri 63,326, bihwanye na 25.10%. Hariho n'ikindi cyiciro cya gatanu aricyo tukunze kwitwa unclassified division, kirimo abanyeshuri 44,176, bihwanye na 17.50%. Aba ngaba ni ababa batagejeje kuri ya manota agaragaza ko batsinze. Muri rusange rero, urugero rwo gutsinda mu mashuri abanza ni 82.5%. Iyo tugiye ku cyiciro rusange, nk'uko twabivuze, hakoze abanyeshuri bose hamwe 121,626. Mu cyiciro cya mbere cyangwa division ya mbere ni 19,238, bihwanye na 15.8%. Diviziyo ya kabiri cyangwa icyiciro cya kabiri harimo abanyeshuri 22,576, bihwanye na 18.6%. Mu cyiciro cya gatatu cyangwa diviziyo ya gatatu harimo 17,349, bihwanye na 14.3%. Mu cyiciro cya kane cyangwa diviziyo ya kane harimo abanyeshuri 45,842, bahwanye na 37.7%. Nk'uko twabigaragaje ku barangije amashuri abanza, no muri iki cyiciro rusange harimo abanyeshuri batabonye amanota ahagije bari mu cyiciro cya gatanu. Aba ni umubare ungana n'16,466, bahwanye na 13.6%
aba rero akaba ari bo banyeshuri batsinze amasuzuma cyangwa ibizamini bisoza icyiciro cy'amashuri abanza ndetse n'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Aba banyeshuri rero amanota yasohotse n'ubundi baraza kugaragarizwa umurongo bayareberaho, ariko bakanabona n'amashuri bohereje kwigamo. Bitandukanye no ku yindi myaka rero, kandi dushingiye ku mwanzuro wa 10 w'umwiherero w'abayobozi bakuru b'igihugu, aho usaba ko abanyeshuri batatsinze batagomba kwimuka ngo bajye mu kindi cyiciro. Abanyeshuri twagaragaje ibihumbi 44, abanyeshuri ibihumbi 44,176 barangije amashuri abanza ariko batabashije kugira amanota bemerera gukomeza mu mashuri yisumbuye, ndetse n'abanyeshuri ibihumbi 16,466 nabo batagize ayo manota bemerera gukomeza mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye. Aba banyeshuri ntabwo bari buhabwe ibigo nk'uko byari bisanzwe bigenda, ahubwo aba banyeshuri bazafashwa babanze bagere ku kigero kibemerera kwimukira mu bindi byiciro. No kuvuga ngo nta bigo bahawe, ubundi bajyaga bahabwa ibigo ndetse n'amashuri yigenga akaba yabakira mu cyiciro gikurikiyeho. Aba banyeshuri rero muri gahunda yo gukomeza gufasha abanyeshuri bakiri inyuma mu myigire, atari ukuvuga gusa ngo naba barangije ibizamini bya leta, aba banyeshuri nabo ntabwo bari bujye mu byiciro bikurikiraho. No kuvuga ngo aba banyeshuri barangije amashuri abanza ntabwo bajya mu wa mbere w'amashuri yisumbuye, ndetse n'abari ibihumbi 16 ntabwo bari bujye mu mwaka wa 4 cyangwa muri level ya 3 y'amashuri ya TVET, ahubwo barafashwa dufatanije n'amashuri bigaho gusubiramo amasomo no kuzasubira mu isuzuma kugira ngo bazimukire mu kindi cyiciro bamaze gutsinda ku kigero giteganywa. Akaba ari ibyo tugaragaza nk'ibyavuye mu masuzuma, ariko mubinyemereye nagaragaza n'urutonde rw'abana kuko tuba dufite abanyeshuri batsinze kurusha abandi. Uyu munsi turatangaza urutonde rw'abanyeshuri 10 barangije icyiciro cy'amashuri abanza n'abanyeshuri 10 barangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Umunyeshuri wagize amanota ya mbere turabakurikiranye uko bagenda bakurikirana, ariko harimo uwitwa Rutaganira Yanise Ntwari, akaba yigaga kuri Kigali Parents. Yahaguruka kugira ngo tumubone niba ari hano. Wow, congratulations. Undi nitera imbere Ineza Aria Ange Steven, waba wicaye? Bawicaye? Steven, congratulations. Wa gatatu Nowayo Ryan Jix, akaba yigaga, uyu wa kabiri yigaga Ahazaza Independent School muri Muhanga. Wa gatatu Uwayo Ryan Jix yigaga Kigali Parents. Congratulations. Ahimbazwe wa kane ni Ahimbazwe Mpuhwe Divine Nikita, akaba congratulations. Wa gatanu ni Gasaro Isimbi Melissa, akaba yigaga EP Highland Bugesera. Congratulations. Wa gatandatu ni Nziza Daniel, akaba yigaga Kigali Parents. Nziza arahari? Yes. Nibagiye kubamenyesha ko abatanu ba mbere nibo bari hano, abandi batanu bakurikiraho kugira ngo tugabanye ubucucike bari ku kigo cya Nesa, ariko ubwo nabo bari gukurikira ku buryo baba biyumvise. Turi kuri Nesa ku cyicaro cya Nesa ni Mushimiyimana Ariette, akaba yigaga nawe Saint Andre Muhanga. Undi ni Tuyisenge Denis Prince, akaba yigaga Saint Andre Muhanga.
undi ni Gasirabo Cyusa Aimé Gentil akaba yigaga EPS Espoir de l'Avenir Bugesera, undi akaba Cyusa Twagirimana Edi akaba yigaga Kigali Parent muri Gasabo. Aba nibo 10 ba mbere mu gihugu barangije amashuri abanza, abandi 10 barangije icyiciro rusange. Ubu naho hano hari 5, abandi 5 bari ku cyicaro cya Nesa. Uwa mbere ni Tumukunde Françoise, biri n'umutoni Ange Diane akaba yiga Lycée Notre Dame de Citeaux Kigali muri Nyarugenge. Uwa gatatu ni Hirwa Bilivagal akaba yiga École des Sciences de Musanze. Uwa kane ni Kuzwe Mugema Arnaud Pierre akaba yiga École des Sciences de Byimana muri Ruhango. Uwa gatanu ni Muhorakeye Aimé Christella akaba yiga Lycée Notre Dame de Citeaux naho muri Nyarugenge. Abakurikiyeho n'uwitwa Umufasha Fille Agape akaba yigaga École Notre Dame de Providence Karubanda. Hakurikiyeho Utuje Anne akaba yiga Fawe Girls School muri Gasabo. Undi ni Byiringiro Singizwa Marie Laurent akaba yiga Groupe Scolaire Notre Dame Byumba muri Gicumbi. Ukurikiyeho ni Irakoze Sonia Fawe Girls School. Hanyuma uwa 10 akaba Igiraneza Rebero Paul Jules akaba yigaga Groupe Scolaire Officiel i Butare. Aba akaba ari bo bana 10 ba mbere mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Ibi akaba ari byo muri make bigaragaza uko abana batsinze muri uyu mwaka w'amashuri dushoje 2021. Murakoze.